Nyuma y'imyaka 7 bari bongeye gukubitana amaso. Sifu na Chienge bari bazi ko yapfuye byarangiye. Nyuma y'iyo myaka bari bafite akana nako kendaga kuzuza imyaka 7, ibyatumye Tinashe amenya ko nta gihe kinini cyashize bakimara kwibwira ko apfuye ngo bahite babana. Icyakora Chienge nta kosa yari afite muri ibyo. Umugabo we Sifu niwe warahemukiye Tinashe akamukubita akamusigaza kapfuye. Ibintu byari bisubiwemo kuko Sifu amukubise ashaka kumwica, ariko muziza Chienge batari bakabanye. Yisanze urwasabyemo icumbi mu kindi gihugu urwo yari yahungiyemo ari urwa Tinashe yahemukiye. Bari bahagaze hamwe bari kurebana mu maso ko bari batatu. Tinashe yakomeje kumirwa kubasuhuza biramunanira, nabo buri imbaraga zo kumwegera. Icyakora yarebye mu kirere umwanya munini, yitsa umutima, atera intambwe aho birakanda kabo, arakabaza ati witwa nde? Nako kati nitwa Rispe. Tinashe ati Rispe wananiwe? Nawe ati yego, ariko ubu ngubu naruhutse. Tinashe ati none se wageze hano te? Waje n'amaguru cyangwa waje ku igare rikururwa n'ifarashi? Nawe ati twaje n'amaguru, hari aho byageraga mama kampeka, yari papa kampeka, bose baraho nkagenda n'amaguru. Tinashe turumva ushonje? Umwana ati yego ndashonje cyane. Yakagira imuyongera guhagarara arebana n'ababyeyi bako mu maso. Mu by'ukuri Tinashe rero ateye imbere ku rwego rwo hejuru kubera ko akazi yakoraga mu mabuye y'agaciro ari umuhuza wa Kamiri, kamuhembaga amafaranga menshi. Bitewe nuko akenshi yabaga ahuze, yajyanye n'abantu babaga bavuye mu gihugu cye kavukire baje muri icyo, abakurikiye ngo amenye iyo babahembye kandi aganire nabo bayagurishaga ngo harebwe niba bazamura ibiciro, niba babigabanya cyangwa hakorwa ikindi, ndetse azanatanga raporo kuri Kamiri. Byatumye ashaka abakozi batandukanye bo kumufasha ibyo mu rugo. Hari umukobwa wazaga kumutekera ibya mu gitondo we n'umushumba bibaniraga muri izo nzu yari yarubatse, akayirirwa akora imirimo yo mu rugo, ku mugoroba agataha. Ubu rero yahise akomanga, umushumba w'intama aramukingurira. Tinashe akimubona aramubwira ati korera uyu mwana utugati wihuse. Sifu yasaga nk'uwahungabanye, ari guhumeka insigana afite ubwoba bwinshi. Tinashe yamukoze ku rutugu aramuhobera. Sifu nawe amuhobera afite isoni nyinshi. Tinashe aramubwira ati ufite umwana mwiza ndamukunze. Rispe rwose asa neza cyane. Chienge we byari byamurenze, amarira ari gushoka ku matama atazi icyo yavuga n'icyo yakora. Nyuma y'imyaka 7 umusore yakundaga akamusigaza kapfuye kuko yari yakubiswe bikomeye bikozwe n'uwo mugabo bari kubana. Nyuma yo gushaka kumucikana muri gereza yari yisanze mu rugo rwe. Umutima wateraga cyane ku buryo bari bamagaze iruhande bawumvaga. Nubwo Tinashe yaragerageje kwereka Sifu ko nta mutima mubi uhari kandi akaba yaramaze kubashimira ko bafite akana keza, muri wese atekereza ukuntu ari we akaba yarabyaranye na Chienge, wenda akana kabo kakaba kari no kuba keza kurusha Rispe. Yarebaga ka Rispe akabitekerezaho, mu mutima akivugisha ati Sifu atavuka inda ikaba yaravuyemo bakimutwite, nanjye mba afite umwana ungana atya, none nta n'umukunzi mfite kandi gukunda undi utari Chienge byarananiye. Nari mbizi neza ko n'ahantu tuzongera guhurira. Yamaze gusuhuza Sifu atarasoza Chienge akaba yarakomeje kurira kubera ibyo yabonaga. Tinashe yabajije Sifu ati kugeza n'ubu ukomeje kumpiga, uracyifuza kumfa? Urwanyishe ntiruhagije? Wavuye mu gihugu cyawe uzango no kumena amaraso yanjye? Ninde wabarangiye aho ntuye? Ko ntakivugana na Chienge, icyo nshakaho kindi ni iki? Kuba warashatse gutsemba umuryango wanjye wose ukica papa nanjye ugashaka kunkurikizaho ntibihagije? Ko Chienge yabaye iwawe mukaba mwaramaze kubyarana umwana mwiza w'umuhungu, ni iki kintu nkeneyeho? Yabivugaga Chienge amarira yamurenze atari kwiyumvisha biri kumubaho. Icyakora uretse Tinashe wabegera akabasuhuza, bose bari bakomeje guhagarara hamwe na Rispe yumuye kubera ibyabaga. Ubundi Rispe yakuze azi ko se agira amahane cyane, ari umuntu utavugirwamo, ariko yabonye ko yatinye cyane Tinashe nawe agira ubwoba. N'ubwa mbere yarabonye se atuje hari umuntu wamuteye guhangayika. Rispe wari ufite imyaka yendaga kuba 7, yari umwana ufite ubwenge cyane cyane abikomoye ku kuba nyina yarahoraga amwigisha ibintu bitandukanye, harimo ubumenyi busanzwe ndetse n'imico yari ikwiriye kumuranga. Nyina yari yarababaye kurya aganirizaga umwana we nk'uganiriza umuntu mukuru, cyane ko ari we yabonaga umwumva kurusha se Diwani n'umugabo we Sifu. Rispe yabonaga se kenshi akubita abagabo batandukanye kandi bafite imbaraga, ndetse agana abasirikare babaga banafite inkota n'amacumu. Ibyo Sifu na se bakoreraga umuntu wabaga yaketsweho ko adakunda ubutware bwa se byabaga biteye ubwoba kuko baramuhanaga bikomeye. Ikindi Rispe yari azi ukuntu se yatahaga nijoro akabyutsa mama Chienge akamukubita akamumenaho amazi, kandi nyina akaba ategetswe kumusekera. Uwo mugabo akaba se yafataga nk'intare, niwe wari ugaragaje gucika amazi bigezaho. Nubwo yari umwana nawe yaratinya atangira kwibaza biri kuba biramuyobera. Tinashe amaze kumubaza icyamuzanye niba koko byari amahoro gusa, Sifu yabuze icyo asubiza na gito. Nubwo yari umwana w'umutware yari kuzatozwa kurwanira igihugu kandi kuko afite imbaraga nk'umusirikare, icyo gihe bwo ari mu bundi butware, mu bundi bwami, mu kindi gihugu aho nta jambo na rimwe yari afite, nta n'umuntu n'umwe yakangisha icyo ari cyo. Uretse n'ibyo no mu gihugu cye ndetse no mu butware bwa Jair se yayoboraga, ibintu byari byasubiwemo bari guhigwa ku bw'ibyaha we na se bakoze. Nk'impunzi nta mbaraga yari afite zo kurwanya Tinashe nka mbere, none ari no mu rugo rwe. Tinashe yahamagaye umushumba we uhagaze hirya nawe yumiwe, aramubwira ati basake bose umve niba nta nkota cyangwa indi ntwaro witwaje yo kunyicisha. Sinavuga ngo wahemutse ubaha icumbi, ariko hano imbere yanjye hahagaze umwicanyi washoboraga no kutwicana twese. Niba nakubwiraga wankubise akansiga mu muhanda azi ko ndapfuye ngatoragurwa na posheri wo muri Riko.
yanzizaga uyu mugore bari kumwe kuko uyu mugore we Ciyenge yari yarankunze. Musake wumve niba ataje kunyica kuko abigerageje kenshi. Sifo nabwo yarakomeje guceceka ariko byaratangiye gutitira, ikiyo nacyo gitangiye kumwuzura mu biganza no mu birenge. Uwo mushumba yaramusatse kuko amusangana inkota yari yihambiriye ku itako. Icyakora Sifo ntiyigeze amurwanya, yayimukuyemo ayishyira ku ruhande Tinashe arayifata. Tinashe yabajije Ciyenge niba nta yindi ntwaro bafite, abanza guturika ararira aravuga ati Tinashe basi njyewe nyica, fata iyo nkota uyintere ku mutima kuko wenda nongeye kukubona ndaruhuka. Sifo ntabwo yaje agambiriye kukwica kuko twese twari tuzi ko wapfuye. Twasabye uyu mushumba icumbi ku mugoroba tutazi ko ari iwawe, twaharaye ijoro ryose tutabizi. Muri iki gitondo twese dukubiswe n'inkuba tukubonye, uretse ko njye binshimishije cyane kongera gukubona uri muzima umeze neza. Umutima wanjye uhora gunshinja ko nakwicishije kuko iyo ntagukunda Sifo ntiyari kugerageza kukwica. Yakomeje kuvuga arira, aramubwira ati twaje duhunze kubera ibyaha we na se bakoze, bakaba bari guhigwa n'ingabo z'umwami. Tinashe yagize ubwoba ati noneho murakurikiwe, mwashyize mu mutego wo gucumbikira abagizi ba nabi bahemukiye umwami. Ciyenge ati nta nubwo nkumbuye Tinashe, imyaka yose ishize ntabwo ushaka no kumvugisha. Yabivuganaga ikiniga, amarira ari kumanuka ku matama, apfukama hasi. Umwana wa Borosipe nawe atangira kurira. Tinashe amufata mu maboko aramuhagurutsa, Ciyenge ahita amuhobera aramukomeza, ariko Tinashe we amuhobera areba mu maso ha Sifo kuko ataramwizeye na gake. Yakekaga ko aramutse arangayeho gato yamwivugana. Tinashe nubwo yabonye Ciyenge akihagararaho akabanza kubabaza niba batazanywe no kumwica, mu mutima yifuzaga kumuhobera muri ubwo buryo. Umushumba yarahagaze iruhande byamucanze cyane ko yaramaze gusaka Sifo akamubonana iyo nkota. Ntiyari ari gusobanukirwa neza ukuntu umukobwa akundanaga na Tinashe uwo akaba yari sebuja amuragirira intama ze yaba yarashakanye n'uwo mugabo wundi ngo ni Sifo, ibyari biri kuvuga ko ari nawe wamusize azi ko amwishe. Yagiye no mu cyumba bari barayimagariwe ko nta zindi ntwaro zirimo, asanga hera nta yindi ihari. Agarutse asanga Tinashe agihoberanye na Ciyenge, Ciyenge yahogoye. Tinashe nawe yatangiye kugira ikiniga ariko agikomeje gutumbira Sifo mu maso. Tinashe yarekuye Ciyenge amureba mu maso aramubwira ati Ciyenge na n'ubu sindiyumvisha ko ntari kurota, nishimiye kongera kukubona umeze neza, nishimiye kongera kukubona nyuma y'igihe kinini, nyuma y'uko nari narishyizemo ko nzapfa ntongeye kubonana nawe, kandi gatuma wowe na Sifo mukomeza gutekereza ko napfuye kuko sinari kuzigira ngaruka i Jayire. Yabwiye na Sifo ati niba utaje kunyica bya burundu nk'uko wahoraga wigambirira, mbahaye ikaze mu rugo rwanjye. Icyizere mbagiriye giturutse kuri uyu mwana muto Rispe. Wenda Sifo ntiwakora ubuhe muri kumwe nawe, ikindi wowe Ciyenge ndakwizeye keretse niba warahindutse ukamera nka Sifo umugabo wawe. Sifo wari ufite ubwoba yaramubwiye ati Tinashe ngusabye imbabazi, naba nifuje ibidashoboka. Inkota yanjye ifite mu biganza kandi ndabyishimiye ko ugiye kuyikoresha neza. Mbere ya byose reka nkubwire ibyo duhunze, ugire icyo ukora uzi neza icyatumye nzana umuryango wanjye muri iki gihugu. Nibyo kuko twaje duhunze ariko ntawadukurikiye. Muri iyi minsi intumwa z'umwami zazaga muri Jayire inshuro nyinshi, zikajya kuri gereza zijyanywe no gusura imfungwa, zikazenguruka akarere kose ziganira n'abaturage, zikongera gusubira zivuga ko ziba zizanywe n'amahoro, ariko njye ngatekereza ko zizagera aho zikamenya ibyo nagukoreye byose n'ibyo nakoreye abandi. Naganiriye na data musaba ko duhungira muri iki gihugu, ambwira ko umwami atamuhana amaziza ko yashyize ku murongo abaturage b'akarere ayoboye. Njye rero kuko natinyaga ko bamfashe bashobora no kumpa igihano cy'urupfu bitewe n'ibyo nagukoreye wowe wenyine utabarimo ibyo nakoreye abandi, ndamubwira nti reka njye n'umugore wanjye duhunge. Data umutware yarabyemeye, hanyuma mfata umugore n'umwana duhunga tuza muri iki gihugu. Kubera ko twatinyaga ko hagira umuntu utubona, twaciye mu nzira zitagendwa mpaka tuhageze. Yarakomeje ati tukimara kwinjira muri iki gihugu twakomeje imbere, niko kubona umushumba acyuye intama ze azizanye muri uru rugo, twamusaba icumbi akariduha. Umushumba wawe yatubwiye ko uri umuntu mwiza ko utakwanga guha abantu icumbi, ariko ntiyarazi uwo ndi we. Iyo amenya ko ari njye wakwishe ukazuka nabwo yari kunyicira. Icyatumye mva mu rugo nitwaje inkota rero si uko nifuzaga kugira uwo nica cyangwa se ari uwo nari ngambiriye, ahubwo nuko nifuzaga kurinda umuryango wanjye mu gihe twari kuba duhuye n'inyamaswa y'agasozi cyangwa abandi bagizi ba nabi. Yarapfukamye Tinashe aramureka. Sifo asaba imbabazi atakamba ati databuja ndi mu biganza byawe, inkota nayizaniye uyikoresha icyo ushaka nanjye nkorera icyo ushaka. Naraguhemukiye cyane, sinakabaye ndi hano imbere yawe ndi muzima, kandi urakoze kureka nkavuga ijambo rya nyuma kuko wakabaye wahise unyica ukimbona. Ni ukuri mbonye ko isi izenguruka kandi ko umunsi wa none ugutegurira w'ejo hazaza. Ibyo nakoze birangarutse, ubu nahoze mbona ko ari munsi y'ibirenge byanjye ari umushumba uciriritse wari ufite se nawe nafataga nk'uciriritse, nkarinzaho nkamuroga nkamwica. Uwo musore nkamubuza uburenganzira bwo kwishimira kuba afite umubyeyi, nawe nkagerageza kumwica kandi nkizera ko apfuye, ubu ndi mu biganza bye. Sinagusaba kumbabarira narishe so, sinagusaba kumbabarira narakwishe uhagaze, nkagukomeretsa nkabana n'uwakundaga ku gahato nawe atabishaka. Ahubwo icyo ngusabye ni iki, mbabarira unyice neza ntunyice urw'agashinyaguro.
Tinashe yaramuhagurukije aramubwira ati ibintu uri kuvuga bizagira ingaruka mbi kuri uyu mwana, ntabwo akwiriye kukumva uri kuvuga amahano wakoze kuko aracyari muto cyane. Mureke twishimire ko mubashije kugera hano amahoro, mukaba n'igihe muhasanga tuziranye, munishimire ko urwo rupfu wampaye narusimbutse. Wasanga hari indi mpamvu yabiteye, wenda hari n'umugisha kuba mutagiye mu rundi rugo mukaza hano. Reka uyu mwana tumushakire ibyo kurya, tuganire, dusabane, ibindi biraza nyuma. Imigati yamaze gushya neza, umutetsi arayibazanira, batangira kuyisangira. Bose mu bitekerezo bari bari kure, ariko Tinashe ari kunyuzamo akabaganiriza, akababaza amakuru yo muri Jair. Kubera ko imigati yari yatekeshejwe amavuta, Tinashe yanze ko baza kugira inyota, yatumye umushumba w'icyo kunywa, bakomeza kuganira banasangira. Wa mukobwa wamutekeraga ndetse n'uwo mushumba nabo baraje basangira n'abashyitsi, cyane ko bari bafite amatsiko yo kumenya inkuru yose. Umushumba yisanduraga cyane kuri Tinashe, aramubwira ati databuja, inkuru yanyu iteye amatsiko menshi, hari ibyo wajyaga umbwira simbyumve neza, ariko ubu noneho musanga bari kuvuga mu zindi ndimi umuntu wese atakumva. Nubwo nzi neza ururimi rwo mu gihugu cy'iwanyu, ibyo muri kuvuga none nkaba ndi kubyumva neza, nsa nk'utari kubisobanukirwa. Mu by'ukuri aba bantu mupfana iki? Baguhemukiye bate? Tinashe yarasetse aramubwira ati inkuru sinifuza ko umwana muto nka Rispa yumva, ariko reka mwese mbacire umugani, ningeramo hagati Ciyenge cyangwa se ushobora gukomeza. Kera hariho umusore witwaga Tinashe wari umushumba nkawe, akaba yarazi kuvuza umwirongi. Umunsi umwe umukobwa witwaga Ciyenge akaba yarafite se witwaga Diwani, umukire wacuruzaga amabuye y'agaciro mu gihugu no hanze yacyo. Bahurira mu nzira avuye kuragira afite umwirongi, amusaba akavuzaho rimwe, abikoze umukobwa arabikunda. Guhera ubwo yatangiye kujya amusura akamwigisha kuwuvuza. Yamusangaga iwabo, akamusanga aho yabaga yagiye kuragira, azanywe no kwiga kuvuza umwirongi gusa. Baba bafite ibirori nabwo bagatumira Tinashe akajya yajyanywe no gususurutsa abageni binyuze mu kuvuza umwirongi. Uko bahoranaga kenshi byatumye bageraho batangira gukundana. Bagiranye ibihe byiza kuko bahoranaga mu binani aho umusore yabaga yagiye kuragira hose. Ariko umuhungu w'umutware witwaga Sifo yitwaza ubutware bwa se, abangamira urwo rukundo rwabo, afungira umusore muri gereza mbi amuziza ko yakunzwe n'umukobwa nawe yakundaga. Yamufunze rwihishwa ntihagire ubimenye. Muri uwo mugoroba agifunzwe, Sifo yaragiye arogera se w'umushumba muri divayi. Se yarapfuye, bukeye Sifo aza gufungura umushumba Tinashe amwohereza gushyingura. Mu gushyingura, Ciyenge utaruzi neza ibyo umwana w'umutware yakoze, yaraje afata mu mugongo wa mukunzi we, ariko basoje gushyingura, umutware wa Jair ahamya ko Tinashe ari we wari waroze umubyeyi we ngo asigarane amasambu. Noneho bamufunze ku mugaragaro kuko icyaha cyari kibonetse. Umutware nawe yarashyigikiye umuhungu we Sifo. Afunzwe, wa mukobwa yaje kumufunguza ngo bacikane kuko nawe yatinyaga ko se Diwani yari yemeye kumushyingira Sifo ku ngufu. Ariko bamaze guhunga, umucungagereza ari wemeye amafaranga ngo arekure uwo Tinashe, yarabagambaniye avuga ko Tinashe yacitse, abamucikishije bagasiga bamuhambiriye. Sifo arabakurikira bafata, we n'abasirikare be bakubita Tinashe basiga bazi ko yapfuye. Na Ciyenge yarabirebaga agenda azi ko yapfuye. Mu by'ukuri Tinashe yarabigize nk'uri guca umugani, ariko yasobanuraga umutetsi we n'umushumba uko byagenze byose. Yakomeje kubivuga nk'uca umugani muremure, arababwira ati umusore amaze gusigwa ku muhanda yatoragwa n'umusore wari urekuwe muri gereza kuko igihe cye cyari kirangiye. Uwo musore witwaga Posheri akaba yari uwo mu karere ka Riko. Yamutwaye ku bitugu ayoba inzira yisanga mu kindi giturage mu rugo rw'umusaza n'umukecuru, ariko babonye Tinashe yari afite ku bitugu asa nk'uwapfuye bamugirira impuhwe, babaha icumbi bombi. Babanje kumuvura arakira, atahana n'uwo musore w'Iriko witwaga Posheri bajyana iwabo. Bageze iwabo bitewe n'ukuntu yari azi kuvuza umwirongi, bamushyira mu kabari ngo ajye asusurutsa abakiriya. Byatumye umukire wacuruzaga amabuye y'agaciro witwaga Kamira Mwizera amwohereza imahanga ngo ajye kumubera y'umuhuza mu by'abagura n'abagurisha amabuye y'agaciro. Bidatinze, nyuma y'imyaka 7 yongeye kubona wa musore washatse kumwica, yaraye ari kumwe n'umukobwa yamuzizaga. Icyo gihe bakaba barabaye umugabo n'umugore, barabyaranye n'umwana. Umugani wanjye ntiwarangira batababwiye uko byagenze nyuma yo gusiga bazi ko umusore apfuye. Umwe muri bo yakomeza akawubacira. Ciyenge yakomeje kurira abwira Tinashe ati ntabwo nifuje na rimwe kubana nawe, byose nabikoze ku itegeko. Abasirikare bamaze kugukubita twibwira ko upfuye birangiye. Sifo njyana mu rugo iwacu, se na papa bapanga ubukwe bwihuse. Kuva tubanye umutima wanjye ntiwigeze ujya hamwe, kuko amuhohotera buri munsi, akankubita, akamenaho amazi, akankora n'ibindi bikorwa bibi nta mpamvu, anshinja kubwo mpora ngutekereza. Iyo nsanze ntuje ntari kuvuga ahita nkubita nziza kubwo namurakariye. Mba nsabwa kumwereka ko nishimye nubwo naba ndwaye umutima n'ibihaha. Sinemerewe kwerekana agahinda cyangwa akababaro, ankubita avuga ko ubwo natewe n'umuzimu wawe cyangwa ndi kuwutekerezaho, kandi ko ntigeze mukunda na rimwe. Ikibabaje nuko bagambaniye data ku mwami bakamufunga. Ikindi nubwo umutware aturwa amaturo n'abaturage, akaba afite amashyo n'imikombe kandi akagira amasambu n'abakozi bo kubyitaho, ntibyamubujije gufunga data amaze kumugambanira ku mwami kugira ngo umuhungu we Sifo abe ari usigara abonera inyungu mu mabuye yavaga mu giturage cyacu akoherezwa ibwami. Yava ibwami bamaze kuyatunganya bakayohereza hanze y'igihugu.
mu buryo umwami atari gupfa kuvumbura amabuye y'agaciro basigaye aribo bayagurira abacukuzi bo muri Jayiri bakohereza i Nayiri. Kubana nawe byambere ikigeragezo kandi sinari kubona uko muhunga kuko anshyiriyeho abarinzi, ndetse na n'ubu aracyambere ikigeragezo gikomeye. Chiyenge utarizi neza ko Sediwani yamaze gufungurwa yarakomeje ati ubu data ari mu nzu y'imbohe kandi ntazigera yivamo. Erega nubwo twahunze bari bagifite amahoro, n'ibyaha bikomeye yakoze byatumye yumva ko ibwami bari kubagenzura. Abantu bishe babaziza ubusa ngo bazanye amaturo make ngo ntibaheruka gutura, cyangwa babaziza ibindi birimo no gupfa kuba abagabo babasambanyirije abagore. Umenya umubare wabo ntiwakwemera ko byaba byarakozwe n'umutware cyangwa umwana we. Yewe n'inyamaswa ishobora kuba itakora ubugome nk'ubwabo. Nubwo ndi umugore we kandi akaba yaranshatse avuga ko ankunze, yewe bigakorwa ku gahato, ntibimubuza kuzana abagore akabararana mu cyumba njye nawe turaranamo, njye n'umwana wanjye tukarara hasi muri salo. None yamenye ko ibyaha bye byageze ibwami, agira ubwoba ahitamo guhunga. Rispe yongoreye mama we Chiyenge, ariko avuga ku buryo buri wese wari aho yabyumvise. Aramubwira ati mama, papa none yarakwica, yakubujije kuvuga ko agukubita none urabivuze, yakubujije kuvuga ko akumenaho amazi, abikubwira numva ko nuvuga ko abikora azakwica, kuki ubivuze? Yatangiye kurira. Tinashe nabo bari kumwe bagira agahinda kenshi. Aramubwira ati Rispe humura, mama we ntacyo baramutwara, ntabwo baramukubita. Tinashe yaratekereje cyane asanga adakwiriye kwihorera, ariko nanone asanga adakwiriye guhishira umugome nk'uwo. Mu by'ukuri Chiyenge n'umwana we ntibari barigeze na gato bishimira kubana na Sifo w'inyamaswa. Chiyenge yaragikunze Tinashe nubwo bwose yari afite akana gakuru kazi ubwenge. Tinashe yarahagurutse yongorera umushumba we, umushumba ahita asohoka. Tinashe asigara ababwira ati nishimiye kubabona nubwo bwose muje muhunze, sinibwiraga ko bizongera kubaho tukabonana. Yabajije Sifo ati none se murifuza iki? Nyuma yo gusaba ubuhungiro hano mugasanga ari njye nyiraho, mugiye kubigenza mute? Sifo ati nibanze kunyica tureke tugende kuko nitwaguma hano kandi naraguhemukiye ngo nzigere ngira amahoro. Tinashe ati niba mushaka kugenda nemere ko umushumba wanjye azana ibyo mutumye, kuko njye nifuzaga gukomeza gusabana namwe. Ariko se nimugenda mukava hano iwanjye murasubira mu gihugu cyanyu cyangwa murashaka icumba ahandi? Sifo yarebye hasi avuga atamureba mu maso, aramubwira ati turashaka ahandi duhungira tukujye kure cyane, ariko nanone ntitwasubira mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri si uko Sifo yarababajwe n'ibyo yakoze ngo wenda we yaricuzaga by'ukuri, ahubwo yari afite isoni zo kurebana na Tinashe mu maso kandi afite ubwoba bw'uko ibyo yakoze byashoboraga kumugaruka. Amaso ya Chiyenge yo ntiyari ari kumuvaho, yifuzaga gukomeza kumwitegereza. Tinashe yari yarabaye mwiza mu maso, afite uruhu rukeye, yarabyibushye, atandukanye nawe wa kera waragiraga intama. Mu mutima Chiyenge yatekerezaga ko Tinashe yaba yarashatse undi mugore, akumva biramutse ari byo byamubabaza, kandi nawe yari yicaye ari kumwe n'umugabo n'umwana wawe. Bidatinze wa mushumba yagarukanye n'abasirikare benshi bafite inkota ndende, imiheto n'imyambi, ingabo zo kwikingira n'amacumu nk'abo baje ku rugamba. Igihe Tinashe yamwongorera ntiyaramutumye kuzana ibyo kubakiriza nk'uko arakomeje kubibwira Sifo, ahubwo yaramutumye ku mutware w'ako gace ngo ajye kumubwira ko ari umwicanyi wavuye mu kindi gihugu ari guhigwa n'umwami, akaba yaje kuhashakira ubuhungiro. Uwo mutware w'ako gace bari banaturanye ku buryo umushumba byamworoheye kugerayo. Umutware nawe agahita yohereza abasirikare be hafi ya bose nyuma yo kumva ubugome bwa Sifo n'imbaraga yari afite. Ubusanzwe mu ngoma za kera ibihugu ntibyagiranaga amasezerano mpuzamahanga yo guhana abanyabyaha nk'uko bimeze muri iki gihe. Gusa habagaho uburyo bw'imibanire n'ubufatanye bwabaga bushingiye ku masezerano hagati y'ibihugu cyangwa ubwami, hakaba harashoboraga kubaho ibyo guhana umunyabyaha watorotse igihugu cye, nubwo bitabaga ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga nk'ayo muri iyi minsi. Iyo umuntu yakoraga icyaha gikomeye nk'ubwicanyi cyangwa ubugambanyi mu gihugu cye hanyuma akava agahungira mu kindi, icyo gihugu yabaga ahungiyemo cyashoboraga gutanga amakuru ku cyaturutsemo cyangwa kikamwoherezayo nk'igisobanuro cy'imibanire myiza cyangwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano hagati y'ibihugu. N'ubundi mu bwami bwabaga bubanye neza, umwanzi wa bumwe yabaga ari uwundi. Abasirikare bari bazanye n'umushumba barinjiye, abandi basigara inyuma kuko bari bazi neza ko umwana w'umutware nawe yari umusirikare watojwe, yashoboraga kubarwanya bikomeye kandi akaba yanabatsinda. Mbere yo kugira ngo baze, umutware yabanje kohereza intumwa ibwami ayiha ubutumwa bugira buti Nyagasani Foyire, hari umunyabyaha ukomeye wavuye mu gihugu cy'abaturanyi mu gace kitwa Jayiri, ni umwana w'umutware w'ako gace kandi ngo yahunze kuko umwami Nayiri yifuzaga kumuhanira ibyaha yakoze. None mwami twifuzaga kumuboherereza kuko iki kibazo kirenze cyo gukemurwa n'akarere mbere y'umutware. Abasirikare barinjiye bafite iminyururu bazirikishaga abanyabyaha bakomeye. Sifo akibabona ashaka kwiruka, bose bafora imyambi bamubwira ko natusha akiruka barayimunyuzamo. Yapfukamye hasi amanika amaboko, bafata iminyururu bamuzirika amaguru n'amaboko, bamushyira mu igare rikururwa n'ifarashi bamujyana mu rugo rw'umutware w'ako gace. Abandi basirikare bashoreye Chiyenge n'umwana we nabo bajyana ku mutware. Tinashe abonye ko ari umwanzuro wafashe wo kubajyanayo, dore ko yibwiraga ko Chiyenge n'umwana we barabarekeraho, arabakurikirana bajya mu rugo rw'umutware. Umutware kibabona yabajije Sifo ibyaha bye niba byemera. Sifo yanga gusubiza. Chiyenge umugore we bari bahunganye apfukama imbere y'umutware, aramubwira ati Nyagasani, uyu mugabo tubanye imyaka 7,
twabanye ku mbaraga z'ubutwari bwa se n'iz'umubyeyi wanjye. Ibyo umushumba yababwiye byose nubwo ntabyumvise nibyo, keretse ahubwo niba yabivuze muri make. Umutware yamubajije ati none se umugabo waramutse ahawe igihano cyo gupfa byagushimisha? Nawe ati sinakwishimira urupfu rw'uwo ari we wese, ariko igihano yaba ahawe cyaba ari cyiza kuruta abo yishorwa agashinyaguro yitwaje icyubahiro cy'umuryango wabo. Yabivugaga yumutse nta marira na make. Umwana we Rispe nawe yacecetse. Umutware biramutangaza. Yaramubajije ati none se wowe urifuza iki? Ciyenge ati ndifuza ko aryozwa ibyo yakoze byose, kuko iyo ataba we mba ndi kumwe na Tinashe twishimye. Nari nzi ko yapfuye kuko yamwiciye mu maso yanjye, ariko Imana yaratabaye Tinashe aguma ari muzima. Nababajwe n'urupfu Sifa yishe se wa Tinashe, yarangiza akaba ari we agerekaho icyo cyaha. Sifa yakoze ibyaha byinshi, nabanaga nawe nzi ko nindeba n'abazanyica kandi ntagire ubimenya, hagira n'ubimenya ntabe yemerewe kugaragaza agahinda. We na Tinashe n'umwana wabo, umutware yabahaye intebe mu kindi cyumba ari wonyine, abaganiriza babaza neza uko byagenze, nabo biva inyuma bamubwira akantu ku kandi. Iryo joro bari mu rugo rw'umutware bategereje ko intumwa zari zoherejwe ibwami zigarukana igisubizo. Mu gitondo cya kare izo ntumwa zagarutse zimubwira ko umwami yari yamushimiye cyane, dore ko yari yanohereje ibaruwa igira iti uri umutware mwiza ukwiriye kugororerwa. Uwo munyabyaha nimumwohereze azane n'abo bantu yahemukiye nganire nabo mbere yo kumwohereza umwami Nayiri, kandi ntimugire impungenge, ubu namaze koherezayo intumwa zihuta ngo zimuhamirize ko ndi umwami udakingira ikibaba banga ingoma ye bose. Umwami wo mu gihugu cya Sifa yitwaga Nayiri, n'umurwa mukuru ariko witwa. Yari yarawuhinduriye izina, awuha izina rye kugira ngo azibukwe mu bihe birebire. Abami benshi bo muri icyo gihe barabikoraga bakiyitirira umujyi kubera ubwibone. Nayiri yabonye intumwa ziturutse mu gihugu gituranye cya Foreye, aramushimira cyane, arazibwira ati umunyabyaha nimumushyikirize kuko nari naramubuze. Nayiri nawe yandikiye Foreye ubutumwa abufatanyisha ikimenyetso cy'ibwami. Bwagiraga buti ku mwami Foreye, ndakuramutsa mu izina ry'amahoro y'ibihugu byacu. Ndi Nayiri umwami w'ubwami bwanjye, nkwandikiye ngushimira. Inyandiko yanjye ubwanjye niyo kukubwira ko ufashije abaturage b'ubwami bwanjye kubona ubutabera, kuko Sifa yahemukiye benshi. Nari narababajwe nuko namubuze, nkayoberwa n'aho yahungiye, none nishimiye ko wamufashe. Sifa n'umuhungu w'umutware wigize umugome, wakoze ubwicanyi ku mugaragaro, akanahungabanya umutekano w'ingoma n'abayituye. Kuba umwambuye ubuhungiro nawe ukamugira umunyabyaha si igikorwa cyoroheje. Wagaragaje ubutwari, wanga kwanduza ubutaka bwawe. Nta mpamvu yo gufata umunyabyaha ngo umushyire ku butaka bwawe, kuko wowe buteye umuvumo. Ukuntu dushyigikirana muri byose nibyo bituma ibihugu byacu birushaho gukomera, ndetse bikagaragaza ko hariho ubufatanye bwubakiye ku mutekano. Ndanashimira abagize uruhare muri iki gikorwa bose, kandi ubu Tinashe na Ciyenge ubohereze bazane nawe. Tinashe agororerwe ku bw'ubutwari yagaragariye ntahishire umunyabyaha. Imana y'amahanga n'abami ikomeze guha ubwenge, ikurindire ubwami bwawe n'ababutuye. Ubutaka bwawe buzakomeze kwera, kandi n'ibisekuru bizagutangarire. Foreye yashimiye Tinashe, amubwira ko umwami Nayiri atazabura kumushimira byimazeyo kubwo kuba yaratumye uwo munyabyaha aboneka. Umwami yarabohereje, bagenda batwaye mu magare atandukanye. Iryari ririmo Sifa ryari ukwaryo, yambaye iminyururu mu maboko no mu maguru, yicaranye n'abasirikare babiri. Iryari ririmo Tinashe riri ukwaryo, nawe ari kumwe n'umusirikare. Hari n'irindi ryari ritwaye Ciyenge n'umuhungu we n'undi musirikare umwe. Baragiye bagera ibwami kwa Nayiri, basanga umutware akaba se wa Sifa bamufashe ariyo kandi aboshywe. Sifa nawe bahita bamwegeranya na se bamuhambiriye. Ciyenge n'umwana we Rispe hamwe na Tinashe bahabwa intebe zo kwicaramo. Umwami Nayiri yasabye Sifa ko avuga ibi byose yaba yarakoze, cyangwa ukavuga niba arengana bakamurenganura. Nawe aramubwira ati nyagasani, nakoze ibyaha byinshi, nahemukiye abantu benshi, kubisubiramo byatwara igihe kirekire. Uyu Tinashe namukoreye ibintu bitavugwa, ibyo namukoreye ubwabyo birahagije, kandi igihano cyose yansabira nacyemera. Naho umugore wanjye Ciyenge we namuhemukiye birenze kumwica, kuko amaze imyaka irenga 7 atamwenyura na gake. Umwami yabajije Ciyenge uko yamufataga. Ciyenge asobanura byose ahereye iruhande, amubwira uko amutandukanyije na Tinashe yikundiraga, ubuhemu yakoreye Tinashe burimo kumufunga no kumwicira se, no kugeza ubwo yamukubitaga agasigazi kamwishe. Umwami yanasabye Tinashe kugira icyo yongeraho, abwira umwami ibyo Sifa yamukoreye byose. Umwami aramubwira ati inkuru yawe yakomeje kugenda ikwirakwira mu bantu benshi. Njye ubwanjye nayumvise ntavuye mu murwa. Numvise amakuru y'umusore wakubiswe n'umwana w'umutware akamusigaza ko apfuye, amuziza umukobwa wamukundaga. Abaturage bo mu bice bimwe na bimwe muri iki gihugu barayumva bakitotombera ingoma yanjye, bakavuga ko ntashoboye mu gihe cyose ngikomeje kwihanganira umutware n'umuhungu we n'ayo mabara yose bakoze. None biranshimishije kuba mwembi mbabonye, yaba wowe Tinashe nawe Ciyenge, kuko nari mbazi ntarababona, yewe ntazi n'amazina yanyu bitewe n'iyo nkuru. Inkuru yanyu yakomeje gukwirakwira, none imaze imyaka irenga 6 abaturage benshi bakomeje kuyihererekanya, bakarenzaho ikibazo kigera kiti ese uwo musore niwe wahemukiwe wenyine cyangwa wahemukiwe n'abandi, bakaba bakomeje no kurenganya kugeza uyu munsi. Narabigenzuye menya ibyaha byinshi bakoze bitwaje ko bari bafite ubutware, kandi kugeza ubu bari bagikomeje kubikora. Mu mizo ya mbere nibwiraga ko wenda ari inkuru mpimbano yashakaga guharabika abatware bo mu bwami bwanjye, ariko birangira amenye ko ari ya nyayo.
ngomba kubahana bihagije kandi nkabikora ku mugaragaro kugira ngo abaturage bongere kwizera ingoma yanjye. Nayiri yababajije niba bagikundana, Cenge araturika ararira, Tinashe nawe azenga amarira mu maso. Nayiri arumirwa arababaza ati ko mwese mugize agahinda? Tinashe yaravuze ati sinigeze nkunda undi muntu mu buzima bwanjye kandi kugeza ubu gukunda undi byarananiye. Cenge nawe yikije umutima abwira umwami ati kuva navuka nakunze rimwe gusa, uwo nakunze niwe ngikunda kugeza amagingo ye. Tinashe nzarinda mpfa nkimukunda yaba ariho cyangwa atariho. Nayiri yarasetse ariko nawe agira ikiniga kubera urwo rukundo, arababwira ati urukundo rwanyu nzategeka ko rujya mu mateka y'ingoma, mu mateka agomba kuzigishwa bazayivukiramo bose. Mwese muracyakundana, ikigoranye kwari kumenya niba umwe yakwemera kwibandira n'undi kuko Yosefu na se bagiye gufungwa burundu. Ngaho rwose mbahaye umugisha, urukundo rwanyu ndarushyigikiye kandi ruzigishwa mu mashuri. Ubu ngubu nizeye ko muzaba intangarugero bitewe n'uko mwese mwababajwe mukanyura muri byinshi. Biragaragara ko muzayobora neza nk'urugo kuko ruzaba ruyobowe n'umutware. Tinashe yumvaga amagambo y'umwami, umutima utangira gutera cyane kuko yavugaga ibintu byo kumugira umutware wa Jayiri. Nayiri yaramubajije ati se Tinashe, uyu mwana uzakomeza kumwitaho, umwitaho nk'uwawe numara kubana na nyina? Tinashe ati uyu mwana ni uwanjye kuko wabyawe n'urukundo rwanjye, nzamwitaho umubere se kandi Risupe nawe azishimira ko mama we atagikubitwa ngo amenweho amazi buri munsi. Cenge yaramwenyuye akomeza kurira amarira y'ibyishimo atitaye ku bari aho, yaba umutware wa Jayiri, Sifo, umwami, abasirikare n'umwana we Risupe. Yegera Tinashe aramuhobera atangira kumubwira ati Tinashe urakomeje, uzakomeza unkunde nyuma y'ibyabaye byose? Tinashe nawe ati nari nzi ko urukundo wankundaga rwashize ukaba wararwimuriye kuri Sifo, ko wenda wageze aho ukamukunda njye ukanyibagirwa. Sinari nzi ko ngifite umwanya mu mutima wawe, none nabuzwa n'iki gukomeza kugukunda? Uwo munsi umwami yahise atuma ku batware bose no ku baturage bo muri Jayiri ababwira aho bagombaga guteranira mu minsi 2 yari igiye kuza. Hari hagiye kuba umuhango wo kwimika umutware mushya wa Jayiri. Kuri uwo munsi umwami niho yari no gusobanura ibyaha bya Sifo na se, akanatangaza ibihano yari yabageneye. Kwimika umutware mushya ntibyari igikorwa cyakorwaga mu ibanga ngo abaturage bisange bari kuyoborwa nawe, byakorwaga ku mugaragaro ku manywa kandi abaturage bose b'akarere bakabimenyeshwa. Imihango yabaga irimo ibintu bikomeye birimo guhamagara abantu b'ingenzi bo mu bwami, baba abiru, abacamanza, abatware b'uturere duturanye n'abandi bayobozi ngo bazabe bahari. Umutware yabaga agomba guhabwa ibikoresho by'ubutegetsi nk'inkoni y'ubutware, inkweto, ikamba n'umwambaro w'icyubahiro, kandi bakabanza gutura ibitambo nk'inka cyangwa ihene mu rwego rwo gusabira umugisha umutware mushya. Ku munsi wa kabiri imbere y'imbaga y'abaturage bo mu gace ka Jayiri, Tinashe yagombaga kurahira imbere yabo. Harageze avuga amagambo akomeye asezerana kuzakorera abaturage, kutazagambanira umwami no kuzabungabunga ubutaka n'amahoro, ndetse akirinda kugira ikirenge mu cy'umutware yari asimbuye. Kuri uwo munsi Tinashe nk'umutware mushya yanditswe mu gitabo cy'abayobozi b'igihugu, ahabwa ubutumwa bwo guhagararira umwami ndetse atangira kwakira amabwiriza ya politiki ariko uzajya baturutse ku ngoma nkuru. Abaturage barishimye baha umwami icyubahiro kuko yaragaragaje ko amahoro n'ibyifuzo by'abaturage ari byashyiraga imbere. Banishimiye kumva ko wahoze ari umutware wabo ndetse n'umuhungu we Sifo bari bagiye gufungwa kuzageza igihe umwami Nayiri yari kuzaba atakiriho. Ubusanzwe umutware yabaga ari umuntu w'icyubahiro mu karere yayoboraga ariko atari umwami. Umwami niwe wamushyiragaho akamuha ububasha bwo kuyobora igice runaka cy'ubwami, akagihagararira mu by'amategeko, mu by'umutekano, mu mibanire y'abaturage no mu mihango y'umuco. Nubwo umutware atabaga ari umwami, yabagaho nk'umuntu ukomeye kuko ubuzima bwe bwose bwabaga bushingiye ku cyubahiro n'inkunga y'abaturage. Umutware ntiyayoboraga abaturage ngo narangiza ahinge cyangwa ngo acuruze kugira ngo abone ibimutunga nk'uko umuntu usanzwe abaho. We yabaga afite abaturage bamushyigikiraga mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Abo baturage bo mu karere ke bagiraga inshingano zo kumutunga, bakamuzanira ibiribwa by'ibanze ndetse n'amatungo nk'ihene n'inka. Ibi byafatwaga nk'ikimenyetso cy'icyubahiro bamuhaga, aho abantu bazaga batumwe cyangwa ku bushake bwabo bakazana umusaruro bejeje cyangwa ibyo boroye bakabimushyikiriza. Ibyo byose byamufashaga kuba adakora imirimo isanzwe y'amaboko. Ariko nanone umutware yashoboraga kuba igisambo agahitamo kwikubira imitungo, agasaba ibirenze bikenewe kugira ngo yibere mu iraha. Ku mutware mwiza yaryaga ibyo yahabwaga n'umwami ubwe n'abaturage bo mu gace ke. Yabaga afite ubutaka butari buke yahawe n'umwami. Ubwo butaka ntibwahingwaga nawe ubwe, ahubwo abaturage cyangwa abagaragu be nibo bawuhingaga, umusaruro uvuyemo ukajya mu bubiko bwe. Abaturage bagiraga imirima yabo, ariko buri mwaka bakaba bafite ingano y'ibyo bejeje bagombaga kumutora. Uretse ubutaka, umutware yashoboraga gutunga amashyo y'inka, akagira n'abashumba bamuragirira. Amata n'inyama byakomoga kuboneka mu rugo rw'uko bweje n'uko bukeye. Ibyo rero hari ubwo bitahazaga umutware nka se wa Sifo, akifuza ibirenzeho, akaba yajya no mu bikorwa by'ubucuruzi kandi bitari byemewe kugira ngo akomeze kubaho mu iraha. Umutware yagiraga n'abagaragu n'abaja benshi. Hari abamutekeraga, abamumeseraga, abamwambikaga, abamutwazaga ibintu, abamwakiriraga abashyitsi ndetse n'abamusasiragaho kurara. Abo bose babaga bashinzwe kumugumisha mu cyubahiro cye.
Yabaga afite abasirikare b'inkwakuzi bamurindaga bazi gukoresha intwaro, bakamuherekeza mu ngendo zose yabaga agiyeho kugira ngo atagira ikimusagarira. Nta kintu umutware yakoraga ku giti cye, kuko ubuzima bwe bwose bwabaga bwarateguriwe kwitabwaho n'abandi. Yabaga afite ububiko bw'ibiribwa, uburiri bukomeye, imyambaro yihariye n'inzoga za gakondo zengerwaga mu rugo rwe, mu karere ke cyangwa mu turere twa kure. Habagaho n'iminsi mikuru aho abaturage bamuturaga amaturo nk'amatungo, ibinyobwa cyangwa impano z'amoko atandukanye. Muri ibyo bihe umutware yaricaga agakiza, yicaraga ku ntebe y'icyubahiro akamera nk'umwami w'akarere. Iyo umutware yabaga igisambo cyangwa umunyagitugu nka se wa Sifu, abaturage baramwubahaga ariko mu mitima bakaba bamufitiye urwango rukomeye. Se wa Sifu akibayoboye bari barabuze aho bahera ngo bamurege ibwami, kuko bakekaga ko yashoboraga kubica nyuma yo kubimenya. Tinashe rero kuko yifuzaga ko umutware mwiza, yahagaritse ibyo yakoranaga na wa mukire Kamili, imitungo yari afite hanze y'igihugu arayigurisha, amafaranga yihera Sebukwe Diwani wari warakennye, nawe yongera kubona igishoro cyo gukoresha mu bucuruzi bwe. Yari agiye kongera kujya agura amabuye yose yacukurwaga muri Jayiri, akaba ari yohereza ibwami bakayatunganya, akabona koherezwa mu mahanga. Tinashe yanamuhuje na Kamili kugira ngo baganire ku buryo ki bashoboraga guhuza imbaraga bakajya bakorana. Nyuma y'iminsi mike we na Tinashe bakoze ubukwe hakurikijwe imihango yakorwaga icyo gihe. Ubukwe bwabo bwari bwitabiriwe na Posheri, umwe wamutabaye yamusanze ku muhanda yakubiswe yenda gupfa. Nubwo byari byishimo kuri Tinashe, byaragahinda gakomeye kuri Sifu, kuko icyubahiro cye, umugore we n'umwana we byose byari bibaye bya Tinashe yifuzaga kwica mu gihe yari ari muri gereza kugeza igihe umwami Nayiri yari kuzapfira. Ubutwari bwa Tinashe bwabaye nka paradizo. We na Ciyenge bitaga ku bibazo by'abaturage kandi bakababera urugero rwiza. Tinashe n'umugore we Ciyenge barubahanaga, bagakundana cyane kandi bakita ku mwana wabo Rispe. Nubwo Rispe yakuze abizi neza ko Tinashe atari papa we w'amaraso, yaramwubahaga kandi akamukunda kurusha Sifu kuko yabonaga mama yishimye bya nyabyo. Diwani nawe yabayeho yishimye abitewe no kuba urukundo rwa Tinashe na Ciyenge rwaratsinze, mu gihe we yari yararurwanyije atanabizi kubera ko yifuzaga gushyingira umukobwa we ku mwana w'umutware. Gusa ibyo yifuzaga yarabibonye, kuko n'ubundi Tinashe yari umutware nk'uko na Sifu ari kuzagira agasimbura se nawe akaba umutware. Icyiza cya Tinashe nuko abanaga na Ciyenge kubera urukundo, nta gahato karimo cyangwa izindi nyungu zishingiye ku butunzi n'icyubahiro. Tinashe yabyaranye abana 3 na Ciyenge. Icyakora kubera ko yari yaravuze ko Rispe azamufata nk'umwana we bwite kandi akaba ari we wari mukuru ndetse ari umuhungu, yanzuye ko napfa akava ku butware buzamusimbura. Icyo gihe n'ubundi ubutware bwa Sifu bwari kuzaba bwimukiye ku mwana we ubwe, nubwo bwose yari yaragizwe uwa Tinashe. Dusoreje inkuru ya Tinashe na Ciyenge. Niba warayikunze duhurire muri comment. Iki cyari igice cya 3 ari nacyo gisoza. Niba hari na kimwe utumvise wasubira inyuma ukacyumva. Turishimira gusoma igitekerezo cyawe cyiza. Ntuzacikwa n'izindi nkuru. Wowe tubanye bwa mbere, reba handitse subscribe uhakore utazacikwa n'izindi.